urumva abagambana igihugu icyo gihe ababaye umwanzi w'igihugu kuko umugambanyi nyine cyaha kibona gufa ubwo ni kera nabavuga ubu ariko ubu nabwo ari ubwo cyabaga n'umuntu agambaniye igihugu kiwe abagomba no kukizira urabyumva ngo so ngiye numva abantu bitanye ibintu haba abagambanyi ariko numva kwanga ariko iyo ugambanye n'ubu ushobora kuba wanga no kwanga kuko ubushize inyungu zawe imbere kurusha iz'igihugu icyo gihe biterwa n'impamvu ariko iyo abantu banonose abantu bizi by'umutekano babona impamvu abantu bagambana noneho rero yafashwe nawe mu gihugu si uko yanze gakondo avukamo ahubwo nuko yanze uburyo ayifashwemo niko nkeka niko byagombye kugenda no kuvuga ngo nari nguhaye izo ngero nari ntwaye impamvu abantu bamwe bagambana igihugu cyabo nuko hari impamvu ariko hari n'abandi b'ibisambo n'undi gusamba tugiye guha amafaranga amadolari akahita yemera kugambana igihugu ciwe kubera amafaranga ubu urumva abayanze igihugu ciwe ashobora kuvuga ngo aragikunda ariko mu by'ukuri hakora ibikorwa bicyanga niba tuvuge tuzi ko abasirikare bacu bari ahantu runaka kujya kubwira umwanzi ngo abasirikare bacu bari ahantu runaka kandi uzi ko niba baza kubica icyo gihe ntabwo bavuga ngo ukunze igihugu cyawe kandi abakurinda wabicishije urumva ni ibintu nk'ibyo umuntu bagomba kugenda asobanura neza cyane gusa icyo naringiye kuvuga n'iki nuko abanyapolitike bakunze kubona umuntu utabishimiye akaza kuvuga ngo yanze igihugu kandi mu by'ukuri ntabwo biko bitandukanye kuba umuntu atishimiye ibitekerezo runaka nawe bivuze yuko yanze igihugu cyane cyane n'ibyo twavuga ku kijyanye no kutavuganwa n'ubutegetsi icyo bita opposition nuko abantu batavuganwa n'ubutegetsi ntabwo ari abanzi b'igihugu ni abantu bafite ibitekerezo bitandukanye n'ibirimo kuyobora bakaba babigaragaza byose turabigerageza kubikora ibitunaniye bikatunanira ariko twabikoze turabavugira abo n'abatadutoye bose turabavugira Frank Habineza twongeye kugusura turagusuhuza nk'umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kwegeza ikikije mu Rwanda. Murakoze cyane. Tukaba tugeze iwawe tunatembera muri buno busitani bwawe bigaragara ko nko kuvuga ko ari ishyaka ryo kwegeza ikikije hano ndabona ari espace vert green space rwose bifitanye isano n'izina ry'ishyaka ryawe ariko nkaba nshaka kubaza muri rusange ku buzima bw'igihugu n'ubuzima bw'umunyapolitike hari aho bajya bavuga ngo umunyapolitike no gushitamo no kuba mu mayira abiri ariko none uje sinyitabiri ahubwo ndakeka ko ari amayira ane ngo ni uguhagarara hagati y'inzira ekuganisha ku rupfu icyo ni kimwe arakivuga abandi bakavuga ko ari guhagarara mu nzira ubuhagaze mbese mu isangano rimo inzira imwe igana ku rupfu indi igana ku gufungwa indi igana ku guhunga ariko hakaba bongeraho ko ari inzira ya kane wenda ishobora kuba ari inzira igana ku kuba wa umunyapolitike umunyamahoro cyangwa ufite amahoro agakora n'akazi ke byifashe biti navuga yuko ubundi politike nta kintu cyoroshye ni ukuvuga ngo iyo politike ugiyemo nabi ubundi ugira ingaruka zitari nziza biba bisaba yuko politike umuntu tuyijyamo ariko tukayijyamo dufite ibitekerezo bisobanutse ariko kandi tukirinda no kuba ibikoresho by'abandi ni ukuvuga ngo ushobora kujya muri politike ariko ugatanga ibitekerezo bitari ibyawe ari iby'abandi barimo kuvugiramo nyine icyo gihe ushobora guhura n'ingaruka kuko uvuga ibintu bitakurimo ugasanga bikubereye ikibazo ariko iyo ugiye muri politike ufite ibitekerezo byawe bizima kandi ugakoresha uburyo bw'amahoro no violence babandi iyo baje abamuhanganye nabo iyo baje gukoresha imbaraga cyangwa violence kugutsinda cyangwa kurwanya nibo birangira aribo bagize ibibazo ni ukuvuga ngo ubundi byiza ni uko iyo ugiye muri politike ukakoresha no violence ibyo bita kutakoresha gukora ushaka gufata ubutegetsi uciye mu nzira z'amahoro wowe ugira intsinzi kurusha wawe ukoresheje inzira zo kurwana kuko iyo ugiye muri politike ushaka gukoresha imirwano kugira ngo ubone ubutegetsi ni wa mutego wari wavuzemo wa mbere ubujyanye mu rufu nyine kuko wibagije yuko leta ikurusha imbaraga kandi akenshi abantu bajya babyibagirwa yewe niyo wajya mu kurwana niyo tubonye mu mateka y'isi ntabwo ari benshi bagiye mu nzira zo kurwana bashoboye gutsinda ariko ni benshi bakiye mu nzira z'amahoro batsinze hari imvugo y'abanyapolitike cyangwa abantu hanze aha bajya bavuga ko habaho abantu banga igihugu ariko bakabyitiranya wenda no kudahuza n'umurongo igihugu kirimo cyangwa se ubuyobozi bw'igihugu burimo nka gusubirije kuko nyine kubaza ese koko hari abantu banga igihugu umwanzi w'igihugu abaho
icyo uragisubizanya no kubanza kudusobanurira opposition, umuntu muri opposition utavuga na leta n'umuntu umeze ati icyambere nuko ashobora kubaho abagambanyi b'igihugu kandi bahozeho no kuva kera, ugasanga umuntu ari mu gihugu ciwe kubera inyungu ze bwite cyangwa se ari amafaranga yabonye, ashobora kuba ari n'umusirikare cyangwa ari mu nzego z'ubutasi bakamuha amafaranga mu kindi gihugu tugatigwana no mu bihugu y'Uburayi, muri Amerika no mu Burusiya, ugasanga umuntu ari mu nzego z'iperereza z'Amerika ariko abose bamuhaye amafaranga akabavugira amafaranga y'igihugu cyawe, arumva abagambanya igihugu. Ni wewe ndiwe umwanzi w'igihugu, icyo gihe wabaye umwanzi w'igihugu kuko umugambanyi nyine cyaha kibona gupfa, niko itegeko rivuga. Iyo ugambana igihugu cyawe ubwo ni kera nabavuga ubu, ariko ubu nabwo uvuga cyabaga iyo umuntu agambanye igihugu cyiwe abagomba no kukizira, urabyumva ngira ngo. So ngiye numva abantu bitiranye ibintu, haba abagambanyi ariko numva kwanga, ariko iyo ugambanye n'ubu ushobora kuba wanga no kwanga kuko ubu ushize inyungu zawe imbere kurusha iz'igihugu. Icyo gihe biterwa n'impamvu, ariko iyo abantu banonose abantu bizi by'umutekano babona impamvu abantu bagambana, hari igihe icyo gihugu gishobora kuba cyaramwikiye abantu biwe, urabyumva, akumva atakikiyumvamo, nabo bati icyo gihe nta mpamvu yo kuvuga ngo ndagikunda kandi baranyikiye, cyangwa se akaba avuga ati icyo gihugu cyamugiriye nabi cyangwa se cyamunye amahirwe yiwe kandi yari ayafite bakayamukuraho, akavuga ati ntabwo akibyiyumva akikiyumvamo. Icyo gihe bibaho n'umuntu ashobora gutangira kwanga igihugu cyiwe, akumva atakigishaka, akumva ashaka no kujya n'ahandi hantu, n'abo abantu barahari bashobora kuba bacyanga. Ese nuko bacyanze cyangwa nuko abakibuyemo ibyiza yifuza? Aba ari impamvu zamuteye gukora iki, kutishimira igihugu cyo cyangwa se no kucyanga. Ariko kandi abanyapolitiki bamwe bajya babyitiranya, ni ukutishimira igihugu cyane kutishimira imiyoborere y'igihugu. Bishobora kuba ari imiyoborere y'igihugu, ariko hari n'undi muntu ushobora kuvuga ati ngewe n'iki gihugu sinshaka no kongera kuzakibamo, ariko bitewe nuko aba yarafashwe nabi mu cyo gihugu, kuko navuze niba yarikiwe, niba yaragize ibibazo mu cyo gihugu, akumva atashobora no kongera gukora iki kukibamo. Numva rero yafashwe nabi mu gihugu si uko yanze gakondo avukamo, ahubwo nuko yanze uburyo ayifashwemo. Niko nkeka hari, niko byagombye kugenda. Ni ukuvuga ngo nuko nari nguhaye izo ngero, nari ntwaye impamvu abantu bamwe bagambana igihugu cyabo nuko hari impamvu, ariko hari n'abandi b'ibisambo, n'undi gusamba ati tugiye guha amafaranga amadolari akahita yemera kugambana igihugu cyiwe kubera amafaranga. Ubu urumva aba yanze igihugu cyiwe, ashobora kuvuga ngo aragikunda ariko mu by'ukuri akora ibikorwa bicyanga. Niba tuzi ko abasirikare bacu bari ahantu runaka, ukajya kubwira umwanzi ngo abasirikare bacu bari ahantu runaka kandi uzi ko urubabwe baza kubica, icyo gihe ntabwo wavuga ngo ukunze igihugu cyawe kandi abakurinda wabicishije. Urumva ni ibintu nk'ibyo umuntu aba agomba kugenda asobanura neza cyane. Gusa icyo nari ngiye kuvuga ni iki, nuko abanyapolitiki bakunze kubona umuntu utabishimiye bakaza kuvuga ngo yanze igihugu, kandi mu by'ukuri ntabwo bikubitandukanya. Kuba umuntu atishimiye igitekerezo runaka nawe bivuze yuko yanze igihugu, cyane cyane n'ibyo twavuga ku kijyanye no kutavuganwa n'ubutegetsi, icyo bita opposition. Nuko abantu batavuganwa n'ubutegetsi ntabwo ari abanzi b'igihugu, ni abantu bafite ibitekerezo bitandukanye n'ibirimo kuyobora, bakaba babigaragaza kandi babigaragaza mu nzira mu mahoro, mu biganiro, kuri televiziyo, mu biraruhame, mu hantu hose hatandukanye. Bavuga ati ngewe numva niba ari politike y'ubuhinzi n'ubworozi ntabwo imeze neza, yagomba kugenda gutya kugira ngo ibe nziza kurushaho. Noneho umuntu yabivuga akavuga ati oya iyo yanze igihugu, oya ubona ngo yanze igihugu, ahubwo abafite undi murongo yumva ibintu byakora kugira ngo bibe byiza cyane. Ariko hari n'abandi biyitirira ko nabo bari muri opposition ariko bashaka gufata ubutegetsi bakoresheje imbaraga, noneho nabo bakitiranwa n'aba bandi bari mu batavugwa n'ubutegetsi. Nuvuga ngo umuntu ushatse gukoresha imbaraga z'imbunda cyangwa z'izindi zose imbaraga zose kugira ngo abone ubwo butegetsi, wabaye inyeshamba. Urumva iyo abaye inyeshamba ni umureberi, ntabwo wavuga ngo bavuze n'ubutegetsi, uba yamaze kurenga, aba yarenze urugero rwa rundi rwo kuvuga ko atavuga n'ubutegetsi, aba yageze mu yindi kategori y'inyeshamba, kandi icyo gihe nawe ahanganwa n'imbaraga z'iki za gisirikare nk'uko yaba yabitangiye. Nane nakoje mu kanya ntese iyo bavuze ngo uyu ari muri opposition cyangwa se ntavuga rumwe na leta, n'umuntu umeze ati nibyo nari ngusobanuriye, umuntu ushobora gutanga ibitekerezo byiwe, ariko kandi atari kufa kunenga gusa, ugatanga n'umurongo wifuza uvuga ati ngewe ndumva hari ikibazo cy'inzara, aho kugira ngo ikibazo cy'inzara gikemuke twagombye gushyira imbaraga mu guhinga ibihingwa by'ibinyabijumba. Uvuga ngo imyumbati dushyiremo imbaraga, ibijumba, amateke n'ibindi byose tubihinga. Urabyumva ngira ngo ukatanga n'umurongo ukumva icyo kibazo cyakora iki cyakemuka. Ariko iyo uvuye hariya ukavuga ati inzara irahari yabishe byarangiye ukigendera,
icyo gihe ubaye umushusha rugamba kuko kuba umushusha rugamba ruvuga ngo ubushushije abantu mu mutwe ariko ntawe wahaye inzira yo kumva icyo kibazo cyakemuka so no kuvuga ngo kugira ngo ube umuntu mwiza utavuga ngo n'umutegetsi nuko uragaragaza ibibazo ariko ukagaragaza n'uburyo byakemuka icyo gihe ubufashije niyo wowe utarivuga ngo muri aka kanya njye urimo kuyobora ariko n'abandi barimo kuyobora baramutse bakumviye bashobora gukora neza kurusha n'abaturage bakaba bakunguka ishyaka ryawe ishyaka uyobora Democratic Party of Rwanda DGPR ryari rifite gahunda nyinshi n'uburi gifite ryifuriza abanyarwanda ikibazo kirimo ibisubizo bitatu hari izagezweho uvuga uti izi twaba twazigizemo uruhare cyangwa se no tutazimo aho bigeze ubu turabona izaragezweho hari izindi ziri en cours ziri pending ziri gukorwaho ubona ko haba mu mbaraga zanyu mu byifuzo byanyu cyangwa n'abandi bafatanya bikorwa andi mashyaka n'abandi badepite n'izindi nzego za leta biri kugenda bikorwa mukavuga ngo ibi biri kujya mu buryo umujyo wa gatatu ni ibyo mubona bitarakorwaho na gato bitarajya mu buryo ariko mukeneye ko bizakorwaho nka gahunda y'ishyaka ryanyu ibyo bisubizo bitatu nabiduha mucamake okay navuga ko ni mu byinshi twiyamamaza twifuza ko bikemuka muri byo hari ibyo twagaragaje ko twifuza ko twagira icyo gajuru kikaba cyadufasha mu kurinda umutekano w'igihugu ndetse no kudufasha mu rindi koranabuhanga rindi yakenerwa ko navuga ati nta mpamvu numva yuko twagira abasirikare mu birunga mu mazi hose kandi tukize icyo gajuru cyadufasha kureba ahari ikibazo cy'umutekano kikaba cyakemuka vuba n'uburyo twabitanze muri 2017 twabivugiye mu karere ka Burera Nyamasheke Burera no Nyabihu karere ka Nyabihu turabita okay ni muri Nyabihu twabitanze ibitekerezo ndetse byanditse muri manifesto yacu kandi maze kubibona ko nyuma yaho nihayaze kubyumva yuko ibitekerezo batanze ari byo ndetse amaze kugira ibyo bitandukanye mu kirere cy'u Rwanda biri hejuru so no kuvuga icyo ni kimwe twakwishimira ko cyagezweho navuga ikindi twagaragaza yuko abantu bari mu nzego z'umutekano ari polisi n'abasirikare babonaga amafaranga make cyane kandi bakora akazi gakomeye cyane tumva yuko bagumye kongerezwa umushahara wabo aho kandi bakaba n'ahantu ho kuba inzu bakubakirwa amazu yo kubamo cyangwa bakabafashwa kubona amazu yabo babamo ariko cyane tuvuga ko bagiye kugira ahantu hari amazu yabo akoramo n'amashuri n'abana babo bakwigamo n'amavuriro n'iki byo kugira ngo bibe ahantu heza kugira ngo kuko kabona umushahara w'umusirikare cyangwa umupolisi ajye kuwukodesha n'inzu ari ibintu bitashoboka ibyo twaze kubona amakuru muri uyu mwaka ushize yuko abasirikare bamaze kongera umushahara wabo ndumva 100% dutangiye ku musirikare wo hasi abo hejuru nabo urumva iyo bizamuka bose barazamuka ndetse n'abapolisi ngira ngo bazajya kuri 20% kuri iki makuru nabonye ko urumva igitekerezo cyacu leta yahuje n'inzego y'imari irakiracyumva twavuze ku bibazo by'abarimu nabo ko n'ababayeho nabi cyane ko nabo bagomba kugira ubushobozi ndetse ariko twabivuga cyane mu bijyanye n'ireme ry'uburezi so bati ireme ry'uburezi iyo ryazamuka nuko n'abantu bakora akazi k'uburezi nabo bagomba kubaho neza bakagira amazu yo kubamo babone n'umushahara wabo ufatika kandi bawonere ku gihe ariko n'ikindi nuko n'abanyeshuri bagomba kugira icyo barya ku ishuri ntabwo kugisha umwana ashonje ibyo muri se byose bicyaho icyo gihe twavuze yuko twebe tuzabazanira n'akaboga ku ishuri tubazanire ibyo kurya bishushe tubahe n'amata mwarabibonye yuko leta yabyemeye ari umwarimu umushahara baramaze kumwongezaho maze kumwongezaho 20% kuba tumaze kubivuga ejo bundi itegeko ry'uburezi yarasohotse itegeko ry'uburezi leta yashizemo itegeko noneho ko uyu mwana wese ari yiga muri privé cyangwa muri leta agomba kugira ifunguro ajya ku ishuri ubwo bizakuramo n'ababyeyi bazabigiramo uruhare ariko byabaye itegeko noneho ndishimye cyane ko ikibazo cyacu n'ubu cyabaye itegeko ibyo ni bimwe mu byagezweho bitaragerwaho hari bitaragerwaho ariko biri mu nzira biri mu nzira twabanze no kurwanya ubukene twavuze ko tugomba kurwanya ubukene ikibazo cy'inzara twavuga yuko bikiri mu nzira ntabwo biragerwaho kubera ko ubukene bwacyahari turacyahangana nabwo leta irimo gushyira imbaraga gukemuka ntabwo birakemuka iby'inzara ibiryo birahari barimo guhinga minegere gashyiramo imbaraga ariko biracyari ibibazo hari n'abahinga bakabura n'isoko kandi abandi bakatabifite ibyo kurya biracyari ibibazo ariko biri mu nzira yo kugenda bikemuka naho rero ibitaratangira na gato ariko mutegereje twavuze yuko hagomba kuvaho umusoro w'ubutaka ukavaho burundu icyo kintu ntabwo kirabaho turasase nuko umusoro w'ubutaka ugabanuka ntabwo uragabanuka turifuza yuko bikorwa vuba umusoro w'ubutaka ugabanuka mu gihe bidakozwe mwumva mufite rugamba kimufite twatanze umushinga w'itegeko kugira ngo hajye gikorwa twashize umushinga w'itegeko mu nteko uvuguruye itegeko kugira ngo bibe byahinduka twabikoze ntabwo birakunda tuzakomeza dushakisha ubundi buryo iyo bintu byakemuka muri sitari yakora icyizere uha
abarwanashyaka ba Green Party n'icyo abanyarwanda muri rusange ufite intumwa ihagarariye bose kuko hari mu nteko umuntu uhagarariye bose ni iki nababwiye ko cyambere turi intumwa itumika icyo badutumye byose turabigerageza kubikora ibitunaniye bikatunanira ariko twabikoze turabavugira n'abatadutoye bose turabavugira kandi byinshi birakemuka hari byinshi bitavuga mu itangazamakuru ko byakoze iki byakemutse so turi intumwa yizewe bakomeze kutugirira icyizere kuko ibimenyetso birahari ntabwo turi abantu ngo bagize mu ntego ngo tujye iminwa ngo duceceke ngo cyangwa ngo tugire ngo baba ni ngo batavugana indya mu kanwa ntabwo turi abo babita babura baje oya twebwe turi babandi babo n'ubundi turi abizerwa babo kandi bakomeza batugirire icyo cyizere kandi n'ibyo tubona ko bitarashoboka nabyo bizashoboka kuko dufite icyo cyizere yuko niba bitarakorwa bizakorwa kandi bizakunda byose mwakoze cyane Dr. Frank yego mwakoze cyane nawe nkabangira ngo mbabaze ku bijyanye n'ishyaka ryanyu rimaze igihe kinini rishinzwe ntabwo turi bwibande ku bizazane byahuye nabyo kuko ibyinshi byagiye bivugwa ahubwo turajya kuri great achievements ibitego mwatsinze ariko tutagira ku bitego inzitizi zibanze mwahuye nazo mwikubitiro cyangwa kugeza uyu munsi nk'imirongo migari 2 cyangwa 3 nizihe ubundi ugakurikizaho ibitego mwatsinze great achievements murakoze cyane navuga ko inzitizi nyamukuru ya mbere twahuye nayo nuko twaje gukora dukora gushinga ishaka nk'urugero gushinga ishaka twakoze kongure ishinga ishaka itariki 30 z'ukwa 10 2009 kuri Saint Paul tuza guterwa n'abantu tutaza bari bivuga ko ishyaka rimaze imyaka 12 twaje guterwa n'abantu bamwe barafite n'imbunda za pistoli n'iki byose barakubita bazimya amatara abantu baragwa barakubitwa nyuma yaho polisi irinjira ifunga inama baravuga ati ntabwo twemewe gukora nyuma yaho bafunga n'abantu bacu barabafata baraza kubafunga bamwe sindamenya bamwe twabonye abandi sinzi niba baravuye no mu gihugu sinongera kubabona bamwe noneho kuva icyo gihe twaje gukora iki kwimura uruhusha burundu komeza dusaba uruhusha inshuro zingahe zirenze 8 turigwima batubwira ngo tubanze tugaragaze uko twakira ibibazo byacu uko abadukubise uko byagenze kandi mu by'ukuri twari twabonye bamwe bari abaroko defense abandi bari abaki urumva bafite n'izo mbunda ntabwo twanashaka bacyongera imbunda no icyo cyari imbogamizi namukuru kuko twamaze uwo mwaka wose 2009 kugera muri 2010 twaraye mu ruhusha bitewe n'iyo nzitizi yabaye indi nyamukuru nuko twaje kubura umwe mu barwanashyaka bacu bakomeye ari vice president wandi nyakwigendera Andre Kagame Sereka waje kwicwa gasanagabo aciye umutwe mu ntara ya Butare muri Huye twaje gusanga imodoka yajugunye mu gishanga ya muhanda ukomeza ugana Burundi mbese umunsi wakurikiwe n'uko twakoze kubona umurambo we byadushigishe cyane tubabaza cyane intege cyane abantu bose batatana ishaka bisa nkaho ricisemo ndetse byabaye na ngombwa yuko nanjye kuko nari mfite nanjye bampigaga benshi cyane nabyanye ngo nanjye mpunga igihugu njya mu gihugu cya Swede n'ubwo naje karukanywa y'imyaka 2 navuga yuko izo nizo mbogamizi nyamukuru zabayeho ko zari zarurangiza zaguma kwita disenisha Burundu bikava ku ikarita y'u Rwanda noneho mu bintu bikuru twashoboye kujyaho nk'ishaka nuko twashoboye kwandika ishaka nagarutse 2012 mu kwa 9 ndongera ndahanyanyaza 2013 mu kwa 8 ishakariza kwandikwa mu rwego rw'amategeko ibyo ni ikintu gikomeye cyane cyatwa kwitwa ngo nyamukuru kuko ishaka rimaze kwemera amategeko nibo twashobora gutangira kurota n'ibindi bishobora kuzabaho mbyo twarose ko tuzaba perezida wa Republika bimaze kubaho ndetse twaje no kwiyamamaza amatora ya perezida wa Republika 2017 nacyo cyari ikintu gikomeye cyane ishaka risha ishobora kwiyamamaza mu gihugu cyose cy'u Rwanda tugaragaza imigabo n'imigambi yacu tuzenguka abantu bose baratwumva nyuma yaho tuburaho n'andi mahirwe yo kwiyamamaza no matora y'abadepite tuza no gutsinda so navuga yuko ibyo bintu byo ko twashoboye kujya amatora ni ibintu bikomeye cyane muri politiki kuko burindi amatora ni ibintu bimwe bigaragaza demokrasi twafashije mu kubaka umusingi wa demokrasi mu Rwanda kuko nta wakubaka demokrasi utafite amatora abantu batashobora gutanga ibitekerezo bitandukanye nubwo twahuye n'imbogamizi nyinshi cyane mu matora muri kampanye
ariko twarafashije mu kubaka umusingi wa demokarasi kandi na n'ubu turimo kugenda tuwukomeza kugira ngo tuzagire demokarasi isesuye kuri bose mu Rwanda. Ndumva ibyo nibyo bintu bibiri nyamukuru twashoboye kugeraho n'ibindi bibiri twahuye nabyo by'imbogamizi. Dr Frank, mwabonye umwanya mu nteko ishinga amategeko imyanya ibiri ndetse mubona n'umwanya muri Sena, duha ishusho waha abanyarwanda abarwanashyaka bawe ndetse n'abanyarwanda muri rusange y'imibereho y'urugendo rwa Green Party mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Navuga ko tugeze mu nteko ntabwo twashikise n'ubundi twakomeje kubishaka y'abaturage, ubundi twita People's Party, bishaka y'abanyarwanda, shaka y'abaturage, niko kandi kazina kacu cyatsaga tuvuga cyane People's Party. Ubwo nk'ishaka y'abaturage tuvugira abaturage, turijije abaturage, twakomeje kubavuganira, none tufite n'ijwi rigera kure. Mu bya bintu muri manifesto yacu twagaragazaga yuko twifuza ko abarimu bongezwe umushahara, abasirikare bongezwe umushahara, abapolisi bongezwe umushahara, abaganga nimwe byashoboye kugerwaho. Nashima yuko leta y'u Rwanda yuko nk'abarimu baje kunjira 10%, abasirikare n'uzi ko bamaze kubona 100%, abapolisi nabo bageze kuri 70%. No kuvuga ngo ni ibintu byiza cyane leta y'u Rwanda yashoboye kubitekerezo byacu ihuza na gahunda z'ingengo y'imari birakunda. Ndetse navuga n'ikindi kijyanye na mituweli nacyo twagaragaje ko mituweli abantu bayinubiraga bavuga ati munarishura akamaro ukwezi kose atarivuza, umuntu agira abana bakuze bagiye i Kigali cyangwa bagiye ahandi bakomeza kwishyura mituweli kandi batakibana mu rugo. Ibyo twakomeje kubivugaho cyane, ariko noneho tugira amahirwe itegeko riraza, ndetse narigizemo n'uruhare muri komisiyo nkoreramo ya komisiyo y'imibereho y'abaturage. Iyo tegeko riza kuvugururwa ku buryo bw'umunyarwanda ashobora kwishyura uyu munsi akahita yivuza muri mituweli. Mbese n'umwana urengeje imyaka 18 ataba mu rugo ntabwo umubyeyi akomeza kumwishyurira. Ndumva ko bimwe mu byo twifuzaga byagize, hari n'ibindi byagize, ariko hari n'ibyo turageraho twifuzaga. Nk'ubu twari twifuje yuko umusoro w'ubutaka uvaho burundu cyangwa se ugabanuka, ariko nk'uko bitatse amatora ya Perezida wa Repubulika ntabwo byakunze. Ariko tugeze mu nteko ishinga amategeko nakoze umushinga w'itegeko mu kwezi kwa 2019 nitanga mu buyobozi bukuru bw'inteko kugira ngo wavuguza rya tegeko riveho bigabanuke, ko nari natanze icyerekezo yuko nibura umusoro wagabanuka mbere wari kuva kuri 0 ukagera kuri 80. Itegeko ryagiyeho rivuga uve kuri 0 ugere kuri 300. Ndewe natanze icyerekezo yuko wagera kuri 100, nibura uve kuri 0 ugere kuri 100 kugira ngo ugere kuri 300. Muri bimwe natanze mu bitekerezo, ndetse ko hariho n'urwego rureberera uturere, injyanama z'uturere kugira ngo uze kwifuza gushaka amafaranga zishakiye. Ariko urwego rubeho kugira ngo niba akarere kashizeho 300 cyangwa 250, uru rwego ruvuga toya mwibeshe cyangwa warengeje mukore gute na gute. Ariko umushinga wanjye w'itegeko muri uyu mwaka ushize wa 2020 mu kwezi kwa 5 baje kumva yuko bitari bikunde gukomeza, kubera ko ubundi itegeko yateganaga yuko ngo iyo umushinga w'itegeko uri bukore leta ingengo y'imari yateganyije bisaba kuzana irindi tegeko bigaragaza aho leta izakura amafaranga. Ubwo zari miliyari hafi 100 ngahe, sinaburi kubona aho nakora ayo mafaranga vuba ngo ngire ngo naha umushinga wa ukiraho uravansa. Ariko twacyakuza tutanga ibitekerezo natanga nuko minaroko ishobora kuganira n'injyana amaziturere zo zikaba zagabanya amafaranga, kuko zo zifite ubushobozi ko zagabanya n'itegeko ryo yabitabinditse ruba muri make. Hirya no hino ku isi iyo ishyaka ribonye imyanya muri leta rirahinduka, bakavuga ngo ryabatijwe, mu kubatizwa rikagira n'inyifato mishya ijyanye n'aho ryabatirijwe. Ese ishyaka ryanyu mwebwe babiri ndetse batatu, babiri mu nteko ishinga amategeko mu mutwe wa Depite n'undi umwe mu mutwe wa Sena, nawe mu kushinga amategeko inteko ishinga amategeko mu mutwe wa Sena, hakiyongeraho n'abandi banyu wenda bashobora kugira imyanya babona hirya mu nzego z'ibanze cyangwa ahandi. Icyo tuvuga muri rusange n'iki ngiki, ese mwe batatu cyangwa ishyaka muri rusange mwahinduye ingendo muri babandi cyangwa habaye ikintu cyo kwiyuburura mu buryo bwihariye? Ishyaka ryakomeje kugira umurongo waryo, twacyari ishyaka ryigenga, ndetse nta kintu na kimwe tugeze tuhindura, ahubwo twagize imbaraga kurenza nizo twari dufite, kuba ibyo aho tutashobora kujya turahagera. Nk'ubu y'abantu bacu bagize n'ibibazo biroroha kuba twagera muri RIB tukaganira nayo, cyangwa muri polisi tukaganira nayo, bakanabafunga bitanageze no kuri karubanda. Twagize imbaraga nyinshi kurenza nizo twari dufite, ku buryo turi originale
plus original minus ikindi navuga mu nama y'ishaka tuyakora neza cyane nabo banashaka bacu n'ibitekerezo barabitanga bose bisanzuye kandi ngira ngo namwe mujya mukurikira nama ya bureau politique yacu nta bantu bashaka bacu ntabwo barya indimi kubera ko natwe turya indimi kandi ari n'abantu bajya batubwira mu nteko ati mugabanye mukora iki bavuze tsewe nabo twaje hano kugabanya twaje hano gutanga ibitekerezo by'abaturage ibyo badutumye niyo tuzavuga niba ari amafuti ntabwo twayavuga ari ikibi natwe ntabwo twagikora kuko natwe twese dufite inyungu z'igihugu cyacu kuko igihugu cyacu navuga icyiza ahubwo cyabayeho nuko ubu abantu banjye murabizi kuba abantu bacu barafungwaga cyane bakahohoterwa mu myaka ishize ariko tumaze kugira mu nteko byaragabanutse kuko abayobozi b'uturere bamaze kubona ko ishaka ryemewe noneho nabo bakibahohotera nk'uko yari imeze imbere so nicyo navuga ko cyiza cyabaye mu minsi iri imbere hateganywa amatora y'inzego z'ibanze nubwo yasubitswe cyangwa yigijwe inyuma kubera icyorezo cya corona ese hari icyo mwateganyaga nk'abanyamuryango hasi banyu mu kuba bakwitabira navuga yuko nkuko mubizi amatora y'inzego z'ibanze ntabwo ari amatora y'imitwe ya politike amatora y'abaturage ku giti cyabo gusaba ngo nashaka nk'abaturage nabo mu basanze turababwira ati namwe mwiyamamaze turabashishikariza kwiyamamaza ariko ntabwo ari ishaka ririmo kwiyamamaza bagomba kwiyamamaza nk'abandi baturage bose nibagira amahirwe bagatorwa murakoze cyane